morning, church. Mwaramutse torero. My name is Odeth, as I told you. Niko bababwiye nitwa Odeth. And I'm happy to stand before you this morning testifying about the works of God. Ndanezerewe cyane muri iki gitondo guhagarara imbere yanyu mvuga imirimo y'Imana. Yeah, when I was told to give the testimony, ubwo nayoborwa gutanga ubuhamya, I was very nervous. numvaga mfite igihunga. Because normally I'm not used to stand in front of people. Ntabwo ndi umuntu umenyereye guhagarara imbere y'abantu benshi. But in IYF, what is done is to challenge. Ariko muri IYF igikorwamo gusa no guhatana. Okay, I will start with my salvation testimony. Reka mbanze mbabwire uko nakiriye agakiza. I was born in a family that didn't go to church. Nakuriye mu muryango ujya mu rusengero. They didn't go to church. Utajya mu rusengero. So when I grew up, I started going to church on my own. Ubwo nakuraga natangiye kujya mu rusengero. I heard the thirsty to become righteous. Rero nari mfite inyota yo kuba umukiranutsi. Just because I knew that the right people, they will go to heaven. Kubera ko nari nzi ko abakiranutsi bonyine aribo bazajya mu ijuru. And the sinners will go to hellfire. Nari nzi ko abanyabyaha bose bazajya mu rutazima. That's why I wanted to get the righteousness. Niyo mpamvu nashaka gushyikira gukiranuka. So as I attended the church, mu gihe najyaga mu rusengero, I was taught to do good things. Banyigishije gukora ibyiza. Like obeying others. Kubaha. Praying hard. Gusenga cyane. Fasting. No kwiyiriza ubusa. All those who are done in order to overcome the power of sin. Ibyo byose twabikoraga kugira tuneshe imbaraga z'icyaha. Yeah, I tried all that. Ibyo byose rero narabigerageje. I was considered as a good person in front of people. Kugeza abantu bambonaga ko ndi umuntu mwiza. Got quick promotions in church. Byatumye ngenda nzamurwa mu ntera mu rusengero. Until the time I was made like the secretary of the church. Icyo gihe bangize n'umunyamabanga w'itorero. Yeah. So after I finished the high school, ndangije amashuri yisumbuye, that's when my dad passed away. Nibwo papa yapfuye. Yeah, I was sad, like thinking that because he didn't go to church. Icyo gihe nari mbabaye kubera ko atigeze ajya mu rusengero. I thought she's perished. Natekereje ko ari imbutse. But a voice came in me. Ariko hari ijwi ryansanze. At least he did whatever he wanted. N'ibyo byose yakoze ibyo yashaka byose. And even if he may perish, ni nubwo we yarimbuka, it's okay, he enjoyed his life. Nta kibazo, yishimiye ubuzima bwe. So how about you? Ase njyeweho bimeze gute? You are serving God. You are serving God. Njye nakoraga Imana. But are you sure? Ase nari mfite icyizere. Are you sure the voice was telling me, are you sure you're going to heaven? Ijwi ryarambaza ngo ahubwo ngo wizeye ko warijyamo. I kept quiet. Icyo gihe naracecetse. And then I told God, nabwiye Imana nti, if you knew I cannot go to heaven, nimba ntajya mu ijuru, and I can't obey the commandments perfectly, nkaba ntabasha kubahiriza amategeko yawe neza. Even when I prayed, I couldn't obey all the commandments. Yewe nubwo nsenga simbasha kubahiriza amategeko yose neza. So why did you put me in this world? Nise kubera iki wanzanye muri iyi si? So I was so sad. Icyo gihe nari mbabaye cyane. And the sadness could exceed, and I could not communicate, speak to people. Icyo gihe umubabaro warandenze kuburyo ntabashe no kuvugana n'abantu. It was only that issue of sin. Icyo cyari ikibazo cy'icyaha gusa. Not because I did like that thing that people can see. Atari kubera ikindi kintu. But because of that condemnation in my heart. Ahubwo kubera urubanza rw'icyaha rwari mu mutima wanjye. I quickly gave the books of church I had. I gave them back. Nafashe ibitabo by'itorero nari mfite ndabibasubiza.
They thought maybe she did something we don't know. batekereje ko hari icyo naba nakoze batamenye, Or is sad because of the death of her father, sorry. bati si ubu ngubu koko yababajwe n'uko se yapfuye gusa. So one of the girl came to ask me, hari umwe rero mu bakobwa waje arambaza ati, was the daughter of pastor, yari umukobwa w'umushumba, and he was in charge of youth in church. uwo niwe wari ushinzwe urubyiruko rw'itorero. Asked me, why did you quit the work of God? arambwira ati kuki waretse umurimo w'Imana. I didn't know why I was replying to her like this. sinzi impamvu namushubije gutya. I told her, if that is the work of God that you are doing, ariko namubwiye nimba ibyo ukora ari umurimo w'Imana, and you're sure you'll go to heaven, ese koko ubwo wizeye ko uzajya mu ijuru, it's okay, keep doing the work of God. ni ngawe komeza gukora uwo murimo. But for me, I'm not sure. ariko njye rwose nta cyizere mfite cyo kurijyamo. And don't think anything else I did. sinatekereje ku bindi bintu byose nakoze. I just gave up. ibintu byose narabihebye. Yeah. At that time when I heard the announcement, there is an organization which teaches computer English and Bible. muri ibyo bihe nibwo numvishe ko hari umuryango wigisha mudasobwa n'ibindi. So that's when I came to register here and study. uko niko naje hano ndiyandikisha kugira nanjye nige. But as I came here, I found that any lesson you choose to study, you have to study Bible also. ariko bambwiye ko isomo ryose uhisemo uritwarana no kwiga Bibiliya. That's when I started learning the gospel one by one. uko niko naje kwiga ubutumwa bwiza kimwe ku kindi. Yeah. Let's read the book of Galatians. mureke dusome igitabo cy'Abagalatiya, Chapter 3, verse 13. ibice 3 umurongo wa 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone who has hanged on a tree. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 13. So I came to realize that I was all sad naje gutahura ko nari mbabaye because I didn't know the truth kubera ko ntayigeze menya ukuri, that had set me free. ukuri ari nako kwaje kumbatura. I came to realize that becoming a sinner was not my fault. iki nicyo gihe namenye ko kuba nari umunyabyaha bitari ikosa ryanjye. Also the work of salvation was not mine. ari nacyo cyatumye umurimo w'agakiza atari njye wagombaga kuwukora. The salvation was given for free. agakiza ni ubuntu. Because Jesus was hung on a tree. kubera ko Kristo ari we wabambwe ku giti. And paid for all my sins. akishyurira ibyaha byanjye byose. So now I'm righteous. uko niko nahindutse umukiranutsi, ubundi umukiranutsi. And I'm perfect before God. kandi ndi ntungane mu maso y'Imana. So I'm no longer condemned in my heart. ntabwo nkiciraho iteka mu mutima wanjye. Again, read 2 Corinthians chapter 5. reka nsoreze mu rwaka rw'Abakorinto ibice 5. From verse 19. umurongo wa 19. Allow me to read in Kinyarwanda. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo,
kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Verse 21, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Uyu munsi mpagaze hano menya yuko gukiranuka kwanjye kwatsinzwe. Today I'm here testifying that my righteousness was defeated. Nubwo nagira ibyiza nkora ntacyo byongera ku gakiza kanjye. Even if I may do good, it cannot contribute to my salvation. Kandi naho nakora n'ibibi nabyo nta kintu bihinduye ku gakiza kanjye. Moreover, even if I do evil, it cannot change the salvation I received. Ndi umukobwa w'Imana. I'm the daughter of God. Ndanezerewe. I'm happy. Kandi nishimiye kuba mu itorero. And I'm happy to be in the church. Ejo twagize igiterane cy'urubyiruko. Yesterday we started the youth conference. Cya giterane cyagenze cyabaye cyiza cyane. It was very nice. Ntabwo twari tubyiteze. We didn't expect that. Twibazaga ukuntu watumira umuntu yego ariko ukibaza uti se baba bafite byinshi byo gukora. Urubyiruko muri iyi minsi yakumva ati igiterane gusa se akumva ntago abyumva neza. Yes, we did invite people, but we had complicated thoughts thinking these days youth are busy, they have a lot to do. Hako benshi baraje kandi bumva ubutumwa bwiza. But many youth came and they listened to the word. Icyabaye cyiza nuko bamwe babajije ibibazo by'ibintu bibaza mu mitima yabo kandi babasha gusubizwa. Moreover, most of them they asked many questions of the question they had in their hearts and they got answers. Sister Sharon niyo wansekeje ati na Odeth yari yishimye. Sister Sharon made me laugh that even Odeth was very happy. Kuko twarabanyanga muri church. Because we lived together in the church. Ntabwo najyaga nishima. She knows that I don't usually laugh. Ego. Ariko muri IYF twiga nyine challenge. But in IYF we learn to challenge. Ndashimira Pastor ko cyane. I thank our senior pastor. Kuko yakomeza kuntegurira imirimo ituma mba bold. Because he made me busy, he prepared the chance for me to be bold. Nko kwigisha abanyeshuri Icyongereza. Like to teach English. Kwigisha muri Sunday school. Or to teach Sunday school. N'ibindi byinshi cyane. And more and more activities. Ejo twize kuri levels z'umutima. Especially we learned about the levels of the heart. Za level eshanu. We learned 5 levels of the heart. Urwego rwa mbere rwavugaga ku bantu bahiriwe. And the first level talks about successful and happy people. Ariko banishimye. And they are also happy. Urwego rwa kabiri rwavuga ku bantu bahiriwe. And the second one talks about only successful people. Cyangwa batsinze. Yes, they succeeded. Ariko badafite ibyishimo. But they don't have happiness. Urwego rwa gatatu rw'umutima rwavugaga ko umutima rwavugaga ku bantu bafite umutima wo kubaho ubuzima busanzwe bakora ibintu bumva bikwiye gukorwa. The third level is the level of the people who have the mindset to adapt to the reality. They are ordinary people. Kandi bano bantu bakaba bafite nk'abantu b'ikitegererezo mu buzima bwabo. Yes, they have their mentors and they are also diligent to the reality. Hakaba n'urwego rwa kane. And there's a fourth level. Bano bakurikiza ibitekerezo bya kamere yabo. These are people who just follow the desires of their flesh. Byaba ari kwiryamira.
kurya, they only focus on eating, sleeping. akaba urwego rwa gatanu. And there's the fifth level. Ari rwo twabonye ko ari rubi cyane. This is the worst level. Aho umuntu aba yarabaswe no gukina imikino imwe nk'urusimbi. Where people live with addiction like gambling ibiyobyabwenge or using drugs. Kwize ko iyo umuntu ari kuri no rwego gatatu rwaho ari mu buzima nyine busanzwe bw'abantu benshi baribo. But we could see that people who have ordinary mindset, ushobora kumanuka kujya muri zino nzego zo hasi, they also tend to fall to the last level. cyangwa ukazamuka ukajya ku rwego rwa kabiri n'urwa mbere. Yet they are supposed to upgrade to the second or the first level. Anashima Imana cyane ko nawe nasanze nandi kuri no rwego rwa gatatu. I thank God because I realized my mindset which is at the third level. Ariko nakomezaga nigishwa. But as I kept running, kandi nekereza ko ngomeza kuba mu itorero no kumva ijambo ry'Imana. I came to believe that as I keep learning and listening to the word of God in the church, cyazamukajya ku rwego rwa mbere ndetse n'urwa kabiri. I can reach the second, even the first level. Nkiri aho ngaho, being here, nabaye mu itorero mfite icyifuzo cyo gushaka akazi. As I was leaving the church, I had also a wish to get a job. Kubera imiterere yanjye ukuntu ngaragara. But because of my personality and the way I look, abantu benshi nasabaga akazi ntabwo bashaka kwampa. Nobody was willing to hire me. Ego. Kandi pastor we yahoraga ambwira ati uri uwa mbere. But pastor used to tell me, always could tell me you are the best. Uri Esther wo muri kiragana. You are the Esther of this generation. Nubwo ryari isezerano ry'Imana. Though it was the promise of God, narabisekaga. I could laugh at it. Ngabakanekereze kuri uwo Esther udafite akazi. So I was thinking about that Esther who has no job. Uwo Esther udafite amafaranga. Esther who has no money. Natangiriye njya kwigisha abana bato. So I started to teach in nursery school. Ntangiye kwigisha numva bibayemo nk'ikintu niyumvamo nka passion. And as I was teaching, it became my passion. Uko najyaga gusaba akazi ahantu bakambwira bati turashaka abantu bize education. So as I was trying to get a job, they could tell me we need somebody who did education studies. Naje gutangira kwiga education mu buryo butangaje. So miraculously I joined the school and I started to learn education. Kandi ndi hafi gukora graduation. And I'm completing soon. Of course izabera hano mu rugo kuri IOF. And the graduation ceremony will be here at home.